nawe, turagushimira yuko wajyanye natwe ukatugenda imbere n'inyuma. Databuja tutagufite nta na kimwe twakwibashiriza, uruwera uruwera, turaguhamiriza yuko uri Imana Nyiringabo. Twabibwira abantu nta pfunwe dufite, twabibwira ubwoko bwawe, abababaye n'abarushye twababwira kuruhura. Haleluya, uri Uwiteka usumba byose, keretene dosike, data wera, iyo tuvuga izina ryawe nta kimwaro tugira. Njyewe ndi umwana w'umuntu, ariko ibyo ngiye kuvuga, dore ngiye kubana n'abantu, ngiye kubana n'abakirisitu, ngiye kubana n'abera bawe. Mwami Imana, ntabwo ari njyewe, ahubwo haboneka imbaraga zawe. Urakoze kuko uri Uwiteka, icyubahiro ni icyawe. Amina. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami ba mbere, Abami ba mbere igice cya mbere, umurongo wa 49. Twibutse rero Dawidi akiriho yimika Salomo, umutwe waho niko uvuga. Hanyuma maze abo Adoniya yari yararitse baratinya, barahaguruka baragenda, umuntu wese aca ukwe. Nuko Adoniya atinya Salomo, arahaguruka aragenda, yisunga amahembe y'icyotero. Nuko bajya kubwira Salomo bati, Adoniya yatinye umwami Salomo, ubu yisunze amahembe y'icyotero. Ariko aravuga ngo, icyampa umwami Salomo akandahira uyu munsi ko atazanyica inkota njyewe umugaragu we. Nuko Salomo aravuga ati, niyerekana ko ari umuntu mwiza, nta gasatsi ke kazagwa hasi, ariko nabonekwaho n'icyaha azapfa. Umwami Salomo aherako yohereza abo kumukura ku cyotero, araza aramya umwami Salomo. Salomo aramubwira ati, itahire. Haleluya, haleluya, abera b'Imana, haleluya, abo dufatanyije kwizera, haleluya, ubwoko bw'Uwiteka, haleluya. Umurongo nshaka ko tugenderaho cyane ni umurongo uvuga ngo, nuko Salomo aravuga ati, niyerekana ko ari umuntu mwiza, nta gasatsi ke kazagwa hasi, ariko nabonekwaho n'icyaha azapfa. Haleluya. Nuko Uwiteka ahamiriza Salomo, aravuga ati, niyerekana ko ari umuntu mwiza. Natwe aya masaha Uwiteka aratubwira ngo, nituve mu byaha, nituve mu bintu by'uburiganya, nituve mu bintu byatubase, imitima yacu nihamanye n'Uwiteka. Tujya twicara tukigunga, tukayisaba, ariko twebwe abana b'abantu ntitwirebeho, duhamanya n'umutima wacu ibyo dushaka. Ariko hari igihe twicara tukavuga ngo, Mana waduhaye ibi, Mana watugiriye neza, Mana watubereye maso, Mana watwaguriye imbago zacu, Mana tukayisaba, ariko tutabanjije kwiyeza, tutabanjije kwibuka ko natwe hari ibyo dukeneraho. Imana ntabwo ari mpa uko ibonye, ahubwo ni mpanguhe. Nuyikorera, nuyegera, nuyisaba imbabazi. Erega kuba mu byaha ntabwo wareka kubibamo, ahubwo icy'ingenzi ni uko umenya ko uba mu byaha, ni uko umenya ko wabikoze, ugasaba imbabazi kandi ukihanira kwireka. Uwiteka arakumva. Yewe mukobwa ndakuburira, yewe mugore ndakuburira, yewe muhungu ndakuburira, yewe mugabo ndakuburira. Ndetse ingeso z'abantu bakuru bose zijya zituma abana nabo bagwa mu ngeso. Iyo twicaye tugakora ibibi, tuba twigisha abo mu mugongo. Uwo ni umugani utuwe uriho.
nuko uwiteka abwira Salomo ati njye niyerekana ko ari umuntu mwiza, uyu munsi ni wowe ubwirwa, niwerekana ko uri umuntu mwiza, niwihana ibyaha bikarangira, uwiteka azakubera amaso, ndetse niwihana ukamaramaza ukihanira kureka, ntabwo Imana izatuma ibirenge byawe bikandagira ahantu handuye, iza kuzahora muri iyo sayo. Imana irajije kuduhoza, Imana irajije kutwambika, ariko Imana iratubwira ngo nzabagirira neza, ariko nayo ikatubwira ngo nitwerekane yuko turi abakiranutsi. Mpamiriza ubwoko bw'Imana dufatanyije umurimo wo gusenga ko tugendera mu buzima bukwiye, tugendera mu mbaraga z'Uwiteka. Reka tuyihamagare, reka tuyisenge, reka tuyibwire yuko nawe turagushimiye yuko wajyanye natwe ukatugenda imbere n'inyuma. Databuja, tutagufite nta na kimwe twakwibashiriza, uruwera, turaguhamiriza yuko uri Imana Nyiringabo. Twabibwira abantu nta pfunwe dufite, twabibwira ubwoko bwawe, abababaye n'abarushye twababwira kuruhura. Haleluya, uri Uwiteka usumba byose, keretene dosike, data wera, iyo tuvuga izina ryawe nta kimwaro tugira. Njyewe ndi umwana w'umuntu, ariko ibyo ngiye kuvuga, dore ngiye kubana n'abantu, ngiye kubana n'abakirisitu, ngiye kubana n'abera bawe. Mwami Imana, ntabwo ari njyewe, ahubwo haboneka imbaraga zawe. Urakoze kuko Uwiteka icyubahiro ni icyawe. Amina. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami ba mbere, Abami ba mbere igice cya mbere, umurongo wa 49. Twibutse rero Dawidi akiriho yimika Salomo, umutwe waho niko uvuga. Hanyuma maze abo Adoniya yari yararitse baratinya, barahaguruka baragenda, umuntu wese aca ukwe. Nuko Adoniya atinya Salomo, arahaguruka aragenda, yisunga amahembe y'icyotero. Nuko bajya kubwira Salomo bati Adoniya yatinye umwami Salomo, ubu yisunze amahembe y'icyotero. Ariko aravuga ngo icyampa umwami Salomo akandahira uyu munsi ko atazanyica inkota njyewe umugaragu we. Nuko Salomo aravuga ati niyerekana ko ari umuntu mwiza, nta gasatsi ke kazagwa hasi, ariko nabonekwaho n'icyaha azapfa. Umwami Salomo aherako yohereza abo kumukura ku cyotero, araza aramya umwami Salomo. Salomo aramubwira ati itahire. Haleluya, abera b'Imana, haleluya, abo dufatanyije kwizera, haleluya, ubwoko bw'Uwiteka, haleluya. Umurongo nshaka ko tugenderaho cyane ni umurongo uvuga ngo nuko Salomo aravuga ati niyerekana ko ari umuntu mwiza, nta gasatsi ke kazagwa hasi, ariko nabonekwaho n'icyaha azapfa. Haleluya. Nuko Uwiteka ahamiriza Salomo, aravuga ati niyerekana ko ari umuntu mwiza. Natwe aya masaha Uwiteka aratubwira ngo nituve mu byaha, nituve mu bintu by'uburiganya, nituve mu bintu byatubase, imitima yacu nihamanye n'Uwiteka. Tujya twicara tukigunga, tukayisaba, ariko twebwe abana b'abantu ntitwirebeho, duhamanya n'umutima wacu ibyo dushaka. Ariko hari igihe twicara tukavuga ngo Mana waduhaye ibi, Mana watugiriye neza, Mana watubereye maso, Mana watwaguriye imbago zacu, Mana tukayisaba, ariko tutabanjije kwiyeza, tutabanjije kwibuka ko natwe hari ibyo dukeneraho. Imana ntabwo ari mpa uko ibonye, ahubwo ni mpa nguhe.
nuyikorera, nuyegera, nuyisaba imbabazi. Erega kuba mu byaha ntago wareka kubibamo, ahubwo icy'ingenzi ni uko umenya ko uba mu byaha, ni uko umenya ko wabikoze, ugasaba imbabazi kandi ukihanira kwireka. Uwiteka arakumva. Yewe mukobwa ndakuburira, yewe mugore ndakuburira, yewe muhungu ndakuburira, yewe mugabo ndakuburira, ndetse ingeso z'abantu bakuru bose zijya zituma abana nabo bagwa mu ngeso. Iyo twicaye tugakora ibibi tuba twigisha abo mu mugongo. Uwo ni umugani utuwe uriho. Nuko Uwiteka abwira Salomo ati njye niyerekana ko ari umuntu mwiza, niyerekana ko ari umuntu mwiza, uyu munsi ni wowe ubwirwa, niwerekana ko uri umuntu mwiza, niwihana ibyaha bikarangira, Uwiteka azakubera amaso, ndetse niwihana ukamaramaza ukihanira kureka, ntabwo Imana izatuma ibirenge byawe bikandagira ahantu handuye. Izakuzahura muri iyo sayo. Imana irajije kuduhoza, Imana irajije kutwambika, ariko Imana iratubwira ngo nzabagirira neza, ariko nayo ikatubwira ngo nitwerekane yuko turi abakiranutsi. Mpamiriza ubwoko bw'Imana dufatanyije umurimo wo gusenga ko tugendera mu buzima bukwiye, tugendera mu mbaraga z'Uwiteka. Reka tuyihamagare, reka tuyisenge, reka tuyibwire yuko tuyicara kigabo, nawe uyibwire ngo ndahari Mana. Hari abantu batwigaho, hari abantu badusenyera, hari abantu batureba bakatuvuga, hari abantu bahora batwigaho, abo ngabo Imana ije kubakura mu nzira. Imana ije kutwagura, Imana ije kutureberera, Imana irahari ku bwacu. Reka tugihumeka, ijambo ry'Imana rirambwira ngo tugihumeka turi abana b'Imana, tugihumeka turi ubwoko bwayo, tugihumeka iradukunda, tugihumeka niyo mpamvu ituma tuba abafatanyabikorwa bayo, tugihumeka tugubwa neza mu mbaraga z'Uwiteka, ikadutambutsa ibirenge byacu bikagenda imbere yayo. Turi kumwe n'Uwiteka rero, twumve yuko ntacyo twabura, twumve yuko turi mu mbaraga zayo, twumve yuko turi mu mahema yayo, twumve yuko ijya ituganiriza. Ese ujya wicara ukumva uri kumwe n'Uwiteka? Ese iyo uhagaze wumva uri kumwe n'Uwiteka? Ese iyo uri kugendagenda, waba uri n'amaguru, waba uri n'imodoka, wumva impande zawe imbaraga z'Uwiteka ziri kumwe, cyangwa se umubona mugendana? Niba ibyo byose bitakubaho, ongera gusenga, upfukame, kandi nanone niba ufite urugo, wubatse urugo, wowe mugore, wowe mugabo, hagarara kigabo mu marembo, hagarara kigabo, ushake ihema ritwikira urugo rwawe. Ese ujya wicara mu nzu iwawe ukumva hari umwuka mubi wa Satani? Aho ngaho naho wahareberera, Uwiteka akakubwira ngo hari ikintu aje kuhakora, aje kuhakura umwanda, aje kuhakura ibibi byose, aje kukubwira ngo ni Imana ishobora byose. Tujya twicara tukabwira Uwiteka ngo Mana dufashe, Mana dufashe, ariko natwe ntitubashe kwikontorora, ntitubashe kureba ibyacu, ntitubashe kuvuga ngo Uwiteka urahari ku bwacu. Tugiye mu ijambo ry'Uwiteka Imana rivuga ngo riba muri, hari amagambo aba meza meza njya nishimira kubwira abantu. Niyo naba nsinziriye, niyo waza ukambwira ngo warose iki, ngewe nakubwira ngo mu mutima wanjye habamo ijambo ryitwa Yobu ibice 4 umurongo wa 14. Nakubwira ngo ngewe nakubwira ngo ibice 14 umurongo wa 4. Uwiteka akakubwira ngo ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye? Iri jambo narikubwira waza untunguye, waza, kuko Uwiteka Imana aravuga ngo kuri Yobu ibice 14 umurongo wa 4, aravuga ngo
ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye? Ntawe. Imana inkoze ku mutima, nari mfite gahunda yo gusoza ariko ngiye gusoza numva inkoze ku mutima. Yemwe bwoko bw'Imana mwe, yemwe bacuti banjye, inkoze ku mutima irambwira ngo naho navuga ijambo sinkajye nibagirwa ijambo rya Yobu ibice 14 umurongo wa 4. Abari hirya no hino mu nyumva, cyane cyane abubatse ingo, tujya duhura n'ibigoye tukayitabaza tukayitakambira, tugahura n'urushako, tugahura n'urubyaro, hakabamo abarubura, hakaba abashaka bakarubona ariko ntibabone amahoro mu rugo, hakaba ababona amahoro mu rugo ntibabone urushako, ariko Imana ibantumyeho, Imana irabantumyeho, irambwiye ngo ije kuborosora. Imana irambwiye ngo ije kuborosora. Imana irambwiye ngo ibakuyeho umwanda wose wose wose, kandi irambwiye ngo mukomere mushikame mubane nayo, kandi mubane nayo muri byose. Irongeye irambwiye ngo n'Uwiteka arabazi n'amazina yanyu. Irongeye irambwiye ngo ni Imana yihagije, ngo ni Imana yihagije. Ngo hari igihe mwitabarira mukitabarira mugakora hirya no hino, ariko yo ije nk'Imana yihagije. Nimuyitegereze kuko ibyo ije gukora ije kubikora mu gihe gito gishoboka. Ni Imana ibangutsa amasezerano. Bakunzi banjye rero, ababaye bose mwisunga Uwiteka, kandi nanjye ndahari ku bwanyu, ndahari ku bwanyu, nje kubabwira yuko n'uzankenera wese nzamufasha. Urugendo rwo gusenga ruraruhije, amasengesho ntabwo tubasha kurara kigabo. Nawe uyibwire ngo ndahari Mana. Hari abantu batwigaho, hari abantu badusengera, hari abantu batureba bakatuvuga, hari abantu bahora batwigaho. Abo ngabo Imana ije kubakura mu nzira. Imana ije kutwagura, Imana ije kutureberera, Imana irahari ku bwacu. Reka tugihumeka, ijambo ry'Imana rirambwira ngo tugihumeka turi abana b'Imana, tugihumeka turi ubwoko bwayo, tugihumeka iradukunda, tugihumeka niyo mpamvu ituma tuba abafatanyabikorwa bayo, tugihumeka tugubwa neza mu mbaraga z'Uwiteka, ikadutambutsa ibirenge byacu bikagenda imbere yayo. Turi kumwe n'Uwiteka rero, twumve yuko ntacyo twabura, twumve yuko turi mu mbaraga zayo, twumve yuko turi mu mahema yayo, twumve yuko ijya ituganiriza. Ese ujya wicara ukumva uri kumwe n'Uwiteka? Ese iyo uhagaze wumva uri kumwe n'Uwiteka? Ese iyo uri kugendagenda, waba uri n'amaguru, waba uri n'imodoka, wumva impande zawe imbaraga z'Uwiteka ziri kumwe, cyangwa se umubona mugendana? Niba ibyo byose bitakubaho, ongera gusenga upfukame, kandi nanone niba ufite urugo, wubatse urugo, wowe mugore, wowe mugabo, hagarara kigabo mu marembo, hagarara kigabo ushaka ihema ritwikira urugo rwawe. Ese ujya wicara mu nzu iwawe ukumva hari umwuka mubi wa Satani? Aho ngaho naho wahareberera, Uwiteka akakubwira ngo hari ikintu aje kuhakora, aje kuhakura umwanda, aje kuhakura ibibi byose, aje kukubwira ngo ni Imana ishobora byose. Tujya twicara tukabwira Uwiteka ngo Mana dufashe, Mana dufashe, ariko natwe ntitubashe kwikontorora, ntitubashe kureba ibyacu, ntitubashe kuvuga ngo Uwiteka urahari ku bwacu. Tugiye mu ijambo ry'Uwiteka Imana rivuga ngo riba muri, hari amagambo aba meza meza njya nishimira kubwira abantu. Niyo naba nsinziriye, niyo waza ukambwira ngo warose iki, ngewe nakubwira ngo mu mutima wanjye habamo ijambo ryitwa Yobu ibice 4 umurongo
ibice 4 umurongo wa 14. Nakubwira ngo njyewe nakubwira ngo ibice 14 umurongo wa 4, Uwiteka akakubwira ngo ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye. Iri jambo narikubwira waza untunguye, waza kuko Uwiteka Imana aravuga ngo kuri Yobu ibice 14 umurongo wa 4, aravuga ngo ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye ntawe. Imana inkoze ku mutima, nari mfite gahunda yo gusoza ariko ngiye gusoza numva inkoze ku mutima. Yemwe bwoko bw'Imana mwe, yemwe bacuti banjye, inkoze ku mutima, irambwira ngo naho navuga ijambo sinkajye nibagirwa ijambo rya Yobu ibice 14 umurongo wa 4. Abari hirya no hino mu nyumva, cyane cyane abubatse ingo, tujya duhura n'ibigoye tukayitabaza tukayitakambira, tugahura n'urushako, tugahura n'urubyaro, hakabamo abarubura, hakaba abashaka bakarubona ariko ntibabone amahoro mu rugo, hakaba ababona amahoro mu rugo ntibabone urushako, ariko Imana ibantumyeho, Imana irabantumyeho, irambwiye ngo ije kuborosora. Imana irambwiye ngo ije kuborosora. Imana irambwiye ngo ibakuyeho umwanda wose, kandi irambwiye ngo mukomere mushikame mubane nayo, kandi mubane nayo muri byose. Irongeye irambwiye ngo n'Uwiteka arabazi n'amazina yanyu. Irongeye irambwiye ngo ni Imana yihagije, ngo ni Imana yihagije. Ngo hari igihe mwitabarira mukitabarira mugakora hirya no hino, ariko yo ije nk'Imana yihagije. Nimuyitegereze kuko ibyo ije gukora ije kubikora mu gihe gito gishoboka. Ni Imana ibangutsa amasezerano. Bakunzi banjye rero, ababaye bose mwisunge Uwiteka, kandi nanjye ndahari ku bwanyu, nje kubabwira yuko n'uzankenera wese nzamufasha. Urugendo rwo gusenga ruraruhije, amasengesho ntabwo tubasha, kandi irambwiye ngo mukomere mushikame mubane nayo, kandi mubane nayo muri byose. Irongeye irambwiye ngo n'Uwiteka arabazi n'amazina yanyu. Irongeye irambwiye ngo ni Imana yihagije, ngo ni Imana yihagije. Ngo hari igihe mwitabarira mukitabarira mugakora hirya no hino, ariko yo ije nk'Imana yihagije. Nimuyitegereze kuko ibyo ije gukora ije kubikora mu gihe gito gishoboka. Ni Imana ibangutsa amasezerano. Bakunzi banjye rero, ababaye bose mwisunge Uwiteka, kandi nanjye ndahari ku bwanyu, nje kubabwira yuko n'uzankenera wese nzamufasha. Urugendo rwo gusenga ruraruhije, amasengesho ntabwo tubasha kuyabonera umwanya uko bikwiye, ariko turiba. Iyo wikontorora usanga nta kanya na gatoya ufite, ariko wagushakisha ukabwira Imana yawe, ukibuka yuko utiremye, ukibuka yuko ubana nayo mu bihe bikwiye, ukibuka yuko ariyo ikugejeje aha, ukibuka yuko ariyo ikubakiye. Yewe mugore we, ibuka ko Imana ariyo ikwibakiye. Yewe mugabo we, ibuka ko Imana ariyo ikubakiye. Ibuka ko ugihumeka. Benshi baratambutse ariko uracyariho. Reka rero dukomeze tubane namwe, ariko Uwiteka abane namwe ibihe byose. Tugera ku iherezo rero, turi kurangiza dusoza, reka tubwire Imana, tuyisenge, tuyisabe, kandi tuyiragize mu bihe bikwiye.
Uwiteka wa Mana we, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana isubiza kandi igasubiza uwayisabye, ndetse n'ibyo tutazi n'ibyo tutabashije kuvuga urabizi. Uruwera uruwera, njyewe ndaguhamagara nk'Imana, kandi iyo mvuganye nawe ibyo uvuze urabisohoza, icyubahiro kibi cyawe. Uyu munsi rero waturinze, ariko kubwo kurinda kwawe reka tuguhe icyubahiro, tukuzamurira amaboko. Reka tuvuge yuko uri Uwiteka, haleluya. Reka tuvuge yuko ushoboye, haleluya. Reka tuzamurire ibiganza, haleluya. Tujya tuvuga mwami Imana tukagira ngo ntutwumve ukicecekera, kuko niko uteye. Uri Uwiteka ushobora gukinga, ushobora gukingura, ariko ibibazo byacu ukabikemura mu ibanga ryawe, ngo ukora bucece. Icyo tugusaba ni uko ukorera ku gihe Mana, ku isaha, widutinza mu masezerano. Turahamagara imbaraga zawe, turahamagara umwuka wawe, turahamagara amavuta, umuriro wamanuka. Dufite ibibazo bitandukanye, wamanukira ku bamama, wamanukira ku babyeyi bakwizeye, wamanukira ku bagukumbuye. Hari abantu bagukumbuye Data wera, ibiganza byawe birakiza, icyubahiro ni icyawe. Ujye ukora bikaba tukabibona, ibiganza byawe birakiza. Reka n'ubundi tukwisunge, reka n'ubundi uharokore. Eiretekine dovire sene, Data wera abiretekireyene. Uvuga kuri Uwiteka uzatwagura, uravuga kuri Uwiteka kandi wirahiriye kugiye gufatanya natwe. Uravuga yuko uri Uwiteka, hari abantu Mana ugiye kuzahura mu bibazo. Vuga kuri Uwiteka, hari abantu Uwiteka ugiye gutanga ukabaha urubyaro. Abekereye tenizo dovirekene ebaye o darepine eyede. Ndi Uwiteka nje kuvugana n'abamama badafite urubyaro, nje kubahumuriza, nje kubahagarara imbere, nje kubabwira yuko mpagararanye nabo, nje kubamara umubabaro. Betekenide dovirekine, nje kubwira abagabo badafite amahoro mu rugo, reka barinde ubwoko bwanjye. Nabaragije, nababwiye yuko ari njye utanga amahoro, nababwiye